dukurikiye bari hirya no hino, turakwakiriye hano kuri studio yacu ya Minembwe TV kugira ngo wisange ibyo ushaka gusangiza abantu bitandukanye byose. Ni ukuri urugururiwe, ibintu byose ubitange kugira ngo uzabigeraho bizamureme, uzabigeraho bizamufashe. Ndabizi neza ko ibyo ugiye kuvuga ni iby'agaciro kandi bizarema abantu imitima benshi. Rero reka tubanze twakire nk'uko twari tuvuze hano kuri Bonjour Minembwe TV kugira ngo tubane nawe. Kaze hano. Turashimye cyane ko mwadutumiye. Izina ni Munyantore, kuko bamwe bwa mbere bazabakurikiye iki kiganiro tubazaniraho ibiganiro bitandukanye by'amateka. Abantu bamenye cyane kubona nzana abasaza bavuga amateka, ariko n'impuguro abantu benshi bagiye babidusaba ko twaza dusangiza abantu bimwe mu nyigisho cyangwa mu biganiro bisanzwe ubuzima busanzwe abantu tugenda tunyuramo. Kuri ubu rero kuko wabisabye, ndishimiye ko bantumiye, turakomeza tuganire kuko umwanya uza kuboneka. Yes, hari abashobora kumva izina bagasanisha ntibashake kumenya uwo ari we neza. Ni gute ushobora kubwira abadukurikiye mu magambo magufi uwo uri we n'ibyo ukora kugira ngo bize kuborohera no kukumenya? Njyewe ndi umuntu ukoresha ukunda ibiganiro mu buzima asanzwe ndikorera. Ndi umwarimu, ariko cyane cyane nkaba ndi umuntu ukunda amateka. Ndi inshuti y'abasaza, n'uko nazamo umusaza, nkunda cyane ibiganiro by'amateka, akahise, ibyagiye bitambuka mu bihugu bitandukanye. Ubu natangije kuganiriza cyane iby'umurenge, ariko n'ibihugu turimo mu minsi izaza nzatangira nzane n'abasaza b'Abatanzania, b'Abanyakenya, b'Abarundi, kuko nabo dukomeje kuganira kugira ngo bazatugezeho amateka y'ibyagiye bitambuka muri ibihugu byacu. Ubwo ugiye kuvuga amateka ari mu buryo bwinshi butandukanye. Ayawe yibanda kuki? Ni amateka ajanye n'iki? Ngira amateka, hari amateka y'umuntu ku giti cye. Umuntu akaza akakubwira ati je nanyuze muri ibi n'ibi n'ibi, aho ni amateka. Hariho umusaza twakoranye ikiganiro, wenda bazaje kuri Bonjour Minembwe bazamubona ukuntu mu bibazo yahuye nabyo z'intambara yasohotse yambaye ikanzu nk'iry'abapadiri aje kwitega igitero. Ubwo ni amateka y'umuntu ku giti ciwe. Akaba ari amateka y'ibihugu byacu cyangwa igihugu cyacu, ibyabaye intambara Murere na mbere y'Umurere. Ibyo byose ngenda mbishakisha nkora ubushakashatsi kugira ngo mbisangize abantu. Amfite n'ikibyo ni nkayo domaine cyane imana ibanzeho. Amateka yaranze igihugu cyacu cya Kongo, kuko nabivuze mbere ndashaka no kuzagenda nzana no mu bindi bihugu bitandukanye. Nanone ndumva bisa n'ibitarasobanuka neza. Wibanda ku mateka y'igihugu cyacu muri heshamye, mu buryo bwa politike, mu buryo bw'umuntu ku giti cye. Ugenda ubaza umuntu amateka ye, ubigenza gute? Amateka arabanze. Amateka ashobora kuba social. Je tuvuge ukuntu nabayeho ndi umukene, amateka. Ukuntu narokotse intambara, yego, ukuntu nabaye umuyobozi, bitaterwa n'amateka. Nuvuga ngo amateka ni inyigisho zitandukanye, ntiwo kwibaza ku kintu kimwe gusa, kuko birakorana. Nukora sociale izagera kuri politiki ku rugero. Nimo umuntu yari arokotse intambara, arimo politike, hakaba n'ibindi biri sociale. Amateka azagenda avanga, aruzuzanya kwa. Urakoze cyane. Ubwo amateka aruzuzanya, rero ndagira ngo uyu munsi tukubaze ikibazo kenshi gikunze kuba ku bantu, ariko nanone ugasanga abantu ntidukunze kukibonera igisubizo kuko bikwiriye. Ariko uyu munsi ndagira ngo uheze abantu umuco hejuru y'ikintu bita ibanga. Iyo bavuze ngo ibanga ni iki? Ibanga risobanura iki? Urakoze cyane. Twatangiye mu mateka n'ibyo ubuzima busanzwe ni ngombwa. Ibanga rifite ubusobanuro nka bubiri. Ibanga rishobora kuba
ni amakuru, ushobora kuba amakuru kakubwira ati uza amakuru ati njyewe ejo nzava muri iki gihugu nje mu kindi gihugu, ariko ubigire ibanga, ntugire ubibwira, niwe mbibwiye kuko ejo nzazinduka cyangwa nzabunga nzava hano. yego ariko mu magambo magufi ibanga ni amakuru azwi n'abantu bake. kasubiremo, ibanga ni amakuru azwi n'abantu bake, iryo ni ryo banga. ni amakuru azwi n'abantu bake. ubwo iyo tuvuze ibanga, mu ibanga haba hahishemo ikintu bita amakuru. ni amakuru ajyanye n'iri banga cyane. nguheze urugero, ibanga tuvuge shobora kuba ndi umurwayi cyangwa mfite uburwayi, shobora kuba ni mu bibazo, yes shobora kuba nisanze ahantu, ariko harya ahantu ndi hakaba hahishe ibanga, cyangwa muri iyo sitasiyo hakaba harimo ibanga ntazi. reka nsubiremo kugira ngo wenda unumve neza. shobora kuba ku rugero nkora akazi nkorera umuntu, ushobora kuba uri umuboyi, ushobora kuba uri konvoyeri, ushobora kuba ukorera umuntu, ariko muri ka kazi ukora hakaba harimo ibanga. tuvuga utegurwa kuzaba umuntu runaka. tuvuge nka Yosefu muri Bibiliya. Yosefu yarafashwe na bagenzi be baramugambanira, ni amakuru azi, yisanga muri prison, yisanga mu buzima bikomeye, ariko hari harimo ibanga. mu buzima yari arimo harimo ibanga ryo kuzaba umwami, ryo kuzaba uwungirije umwami w'Imisiri, wo kuzatwara ndetse agatwara na bene wabo, ariko harimo ibanga. ariko iwe barya bagenzi be ibyo bakoraga ntibari bazi ko bari bakora umugambi ufite ibanga kuri uriya muntu azagira icamera. ni ukuvuga rero ibanga ni amakuru wenda azi Yosefu wenyine. iwe yarabibonaga ko batari kwiba rwose, narose bene data bapfukamira. iryo banga rero niryo yari afite muri we, ariko abandi bagakora ibintu bakora bagenda bagerageza, ariko nicyo ngiye kubwira ngo wibanga ni amakuru abazwi n'abantu bake, kandi mu kibazo cyangwa muri situwasiyo waba urimo haba harimo n'ibanga. mu yandi magambo, mu kibazo habamo ibanga. uri mu kibazo already kera wakigezemo, ariko ntuzi ngo kino kibazo ndimo uyu munsi kiranjana hehe, kiranganisha kuki, kirimo irihe banga cyangwa ntaririmo. ni gute ushobora kumenya ko iki kibazo urimo kirimo ibanga, cyangwa kino kibazo ndimo nta banga rikirimo? buri kibazo cyose kiba gifite ibanga, buri kibazo cyose. njyewe ko experience yanjye mfite ku rwanje ruhande, cyangwa ibyo nabonye n'ibyo naciyemo, nemera ko ikibazo cyose, reka tuvuge ikibazo ni iki kwanza. yes ikibazo muri rwacu ni nko k'ikigeragezo. kamvuga urugero ikigeragezo, ushobora kuba mu kigeragezo ariko gifite ibanga. kamweze urugero, tuvuge nimba uri umwana afunze uriga, ariko hari igihe baza bakabaha ibibazo, ndetse bamwe bageze bagira n'ubwoba bakabona arwara, ariko cya kibazo baba bahaye si ukuguhemukira, aba ari ukugira ngo bamenye se muri hano ufite uruhe rugero mu byo umaze kwiga. tuvuge ibanga ririmo, mwarimu we aba aguhaye ikibazo, twebwe twagenda tuvuga ngo dufite interrogation, dufite examen, tukaba muri ubwo buzima, ariko umwarimu we aba ashaka ngo amenye ngo uru rugero uyu mwana ageze aha afite urugero runaka. tuvuge nk'abacuruza amabuye y'agaciro, Kinoro hari muhiri wacu, baza bazizana kugira ngo umenye neza ko ari original, baza bakazishyira mu muriro. ntubona ko ari ugutesta, tuzi ko ari ikintu gitanga gishobora kuvuga ati bampemukiye bandwitse, ariko muri wa muriro zinyuramo haba harimo ibanga ngo umenye ko ari niba ari original cyangwa ari fake.
nico nyungu yo kugerageza. Ruvuga ngo ibi bigeragezo dushobora kunyuramo cyangwa situation ushobora kwisangamo, akenshi ugomba kumenya ati ese mu buzima ndimo ahandi muri iki gihugu aho uri hose, ese kuba ni mu nkambi runaka ukabifata ko ari nk'igihano, ibyo birashoboka, ariko ukwiye kuvuga ati ibyo ari byose ahantu hashobora kuba harimo impanuro ngo ngire icyo nziga muri Kenya, nimba nkorera umuntu wotsa ibigori akubaka etaje, ubwo iryo ni ibanga. Uzi ibanga ririmo ni uko wamenye ko umuntu wotsa ibigori ku ibarabara azabibaka izo etaje. Wari ubizi? Sinari mbizi cyane, iryo ngana iryo banga, ariko hari byinshi nyine ngenda mbona. Twamenye ko usunika ishareti azayubaka etaje, twamenye ko udandaza amagi azagura imodoka y'ikamyo. Noneho ubwo ndagira ngo ibibazo turimo twavuze ko biri mu buryo bwinshi, ariko ndagira ngo twibande kuri iki ngiki, kuraca mu bihe bibi, kuraca mu bihe bigoye, biruhije, bigutera kwiheba, umutima ugacika intege, ugatekereza ejo hawe ukuntu hazoba hameze, tuhabona kubera ibibazo uba uhawucamo. Abo bantu ni iki ushobora kubafasha muri uyu mwanya kugira ngo noneho ubareme umutima, ubereke ko uyu munsi bahabaca mu bintu bibi, ariko ejo bizahinduka bagaca mu bindi bitari byo barimo uyu munsi, wenda bigahinduka hakaza ibisubizo, bigahinduka bikagabanya ubukana. Ni iki ushobora kubabwira? Bazaca umugani mu Kinyamurenge ngo uruta kwishe kugira umugabo. Ni ukuvuga uruta kwishe, ni ukuvuga ngo ikibazo kitaguhitanye kikugira umugabo. Ibibazo nk'uko wari ubajije, hari igihe umuntu ashobora gusanga ibibazo akavuga ngo ibibazo byatewe n'iki. Ubona urugero, hari igihe bishobora kuba ari ku bwanje njyenyine, bishobora kuba nyiri bayazana ikibazo cyawe. Tuvuge ku rugero, kuba abaganga bakambwira ngo ntugasubire kunywa inzoga cyangwa itabi, bwaca nkarwara kansera cyangwa nkarwara diyabete cyangwa nkarwara gute, cya gihe rimwe na rimwe aba ari ejo uba warikuriye, aba ari wowe nihemukiye ejo wabyaye ikibazo. wenda umuntu yoza kuvuga ati ko narwaye kagira agisida, ibi bimeze gute? Ndiyo, kubera ibihe turimo ushobora kugenda mu nzira imodoka ikangonga ngacika ukuguru ngakomereka, ibyo nabyo ni ibibazo bishobora kuba bitaguturutseho. No kubera ibihe turimo, isi turimo, tuvuge nk'abantu bari mu ntambara, bisaze mu nkambi, ibihugu nk'Iburayi za Ukraine n'ahandi, biriya ntibiguturukaho. Ariko iyo bigeze hariya, wewe ku giti cyawe, ndaguheza urugero rufatika. Ni ukuvuga ba Shendra Kera Bedere, iyo mwahungiye, kangweze icyo nshatse kubwira, hano dufite abana bashize hano, bakaza ukabona umwana arahamutse, umwana akakubwira ubuzima yabagamo, agasanga akora akazi katoroshe, ariko babana bakiga, umwana akiga ashonje, akiga yambaye iniforume imwe, akaza yimesa nijoro, bwacu wa mwana ugasanga yabonye amanota yo kumujana muri universite, akakubwira ati uko nize mbikubwiye ntiwobyumva. Ni ukuvuga urareba nk'abantu twitaga ngo ni abakene, ni umuntu utari ufite inka nyinshi gusa niyo twitaga umukene, ariko ugasanga abana biwe nibo babe biga benshi, nibo babe bashobora amasomo, nibo babe bakora, ubu abenshi nibo babaye abagabo. Ni ukuvuga ushobora kuba ni mu buzima bukomeye none, ndya rimwe ku munsi cyangwa rimwe tukaburara, tukarara habi, ariko uricara ukavuga ati ese ubu buzima turimo twobuvamo gute? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ukumva ko ibintu byose biri tampore, ari iby'igihe gitoya. Ni ukuvuga nimba izuba rihariva, tubwire ngo bishobora kwira ishobora kwira imvura yaguye, cyangwa imvura yagwa rigahita. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ibihe turimo ni iby'akanya gato. Situwasiyo yose abantu barimo igenda
biha ibindi biha ibindi. Bivuga ko kwiheba ugifite iminsi yo kubaho ugihumeka uba wihemukiye cyane. Niyo mpamvu ubona abantu benshi usanga, niyo mpamvu nashatse kugira ngo tuganire kuri iki kiganiro, uri mu kubona abantu benshi akatangira akiyahuza ibiyobyabwenge, agatangira akanywa imiti isindisha, ugatangira agakora ibintu akabata ubuzima jewe bwararangiye. Harya ni uguhemuka cyane, uba wihemukiye kandi uba ubaye rashe. Ariko icyo umuntu akora uravuga ati ibi bintu nimo neza akanya gato, ejo n'abandi banyuze muri ibi, ukarebera n'abandi. Hari umuntu wabaye imyaka 3 n'itanu hasi ku buriri arwaye, ariko umwe arakubwira ati ubu ndi muzima, nararwaye ngo buce ndakira, kora ubuzima burakomeza. Ni ukuvuga ibi abantu turimo cyane mu bihugu byacu, urabona nk'abantu ubwo bamwe bari mu makambi, abantu barashonje, abantu bambaye ubusa, abantu batandukanye n'inshuti, ibyo byose ugasanga abantu ko baravuga ati jewe, umuntu akagenda agace iteka ry'ubuzima bwe akavuga ati ibihe byararangiye. Hariya waba uhemutse cyane. Mu by'ukuri dufite ibintu byinshi twagiye tubona abantu hano. Ndibuka kuri perezida Uhuru yigeze kuvuga, bakoze statistique, abakobwa bagiye baba hano babita ngo ni house girl, bagiye bakora mu ngo z'abantu, biriya twita ababoyi, nibo bavuyemo abantu bakomeye. Aragenda ukazana umuboyi we ukamushira iwawe, ukamwigisha akazi, ukamwigisha uko bakora imirimo, bwaca wamusezerera akagenda agakora ibintu bikomeye kuko baramutereniza. Ugafata abawe bakicara, wa wundi wita umuboyi ukamuha imirimo. Kurumva ikindi amakosa yagiye, ugafata umuntu ukamugira umukozi, akagukorera, yamara kugukorera gucururiza, akamenya uko ucuruza, akamenya uko urangura, bwaca akagusezerera, ugasanga abaye umupinzani wawe. Kurumva ni ukuvuga harya uri kuriga, nubona umuntu araguhatse, bazavuga ngo bazahaka umugabo kuriya. Ushobora kuguhaka akaza kwigisha, wewe si ukubaza bakora, baza bagira gutya, uko baye kwigisha, ariko ahaguha inzira nziza, karakwigisha, karagutuka, karakubwira nabi, kora uku, akakwereka uko bakora. Cya gihe uzumenya ati ko ndiga, ejo naje zafungura iryaje, ndi mu ishuri. Hariya muri ville ya hano wabonye abantu bacururizaga abantu, abahungu benshi hariya, ubu bafite amangazini y'abakomeye. Akakubwira ati hariya nakoraga, nahembwaga atagejeje $100, ariko nayigaga akazi, nkamenya uko barangura, nkamenya aho barangura, nkamenya abakiriya. Ubu narafunguye, abakiriya ba bose tusigaye tubagabanira hagati. Kurumva rero jewe nobwira n'umuntu ubonye n'ahantu uja bakora akazi n'ubu batoguhemba, bavuga ngo wirirwa wicaye muhira, genda uje ahantu bakora imirimo bakwigisha, uzakora kurya uhoza baha wiga. Hari abantu bazagira bagakora akazi k'umuvolonteri ku mashuri hano y'ubwarimu, akaba umuvolonteri gusa bakazamuhereza itiki, akiga ukuntu bigisha, akiga uko baprepara, akakora iki, bwacu kumva ngo nawe yabonye akazi gakomeye. Rero mu by'ukuri mwene data nkubwire, wowe ukiri umusore hariya, genda situation urimo hose kurya ubahaye wiga, ejo n'ejo bundi. None se womenya abari ba kigingi, twitaga ba kigingi, bagendaga hejuru y'amakamyo bafasha abandi, abenshi bashizwe baguze imodoka zabo, abo twita hano ba makanga, umuntu makanga neza muzima, imyaka 3 agura yiwe, imyaka 3 agura imodoka yiwe, kandi akamenya kuyikoresha kuko yarigishijwe. Uroze umubona ku muryango agenda ahagaze yishuza mumutuka, mugira kujya bari mu ishuri, abari mu ishuri. Ntukabona umuntu uri mu buzima bugize kandi abari no mu kazi cyane. Nubona umuntu ugasanga umuntu ku muryango, ukagera mu rugo rw'umukire ugasanga umuntu ngo karahanagura ibirato, karakora iki, uzamwubahe kuri abahayiga. Ariko ikibabaje nuko abantu batabimenya, iyo niryo banga, nuko utamenya ko ugomba kuzaza umusaruro mu situation aho uri, aho ukora, abo ukorera, abo mukorana, bige kugira ngo nawe ejo uzaba umuntu ukomeye. None abantu bapfinagaza insina ngufi, ibona iki ushobora kubavugaho? Insina ngufi gute? Ibyo nshatse kuvuga, hari abantu usanga bari hejuru y'abandi, bagatesha bari munsi yabo agaciro, bakabona ko ntaco bamaze, bakabona ko n'abantu bagomba gupfa.
reka mbyite gutyo. ese nkubaze reba nk'umuntu afite umuntu umurera abana siko akarakorera abana arabiriranwa ndetse ugataha nijoro ukagenda nijoro mu kazi warangiza uwo muntu ukamusuzugura tuvuga kuba wihemukira niwe nyiri bana niwe nyiri rugo uragenda ukamusigira inzu cyangwa tuvuge abantu bakigira inka ugafata umuntu ukamuha inka 100 akazijana mu masuhuriro yarangiza ukazumutuka burya no kwibesha cyane uriya muntu aba akomeye kandi kurya wamupfinyagaza n'ibyo mumubwira amagambo menshi ubaye mwubaka ariko gufata nk'amabuye ubaye umutera ya mabuye aza agomba kuyarunda bwaca akazayubakisha inzu ntibishobora kumuca intege akabona ko yayiyobye ibyo akora atari byo bikaba byomukura mu byo ahaye akora uwo munsi kubera nyine amagambo mabi bamubwira gukoreshwa mu buryo yumva busa n'uburemereye bikaba byomukura mu byo ahaye akora kandi byari bimufitiye umumaro. wewe ibanga n'ibyo twavuze wewe aho uri uba ufite intego nimba tuvugije mfite uwo nkorera kabona n'umwarimu kabona n'umuhanga kujya reka tuvuge gutya nta nkovu y'ibitutsi baho kurumva nta muntu uzabona ngo akubwire ngo iriya ni inkovu ngo yaratutswe ngo aho yakoreraga ngo yakoreraga umuntu ngo akamutuka nta nkovu zibaho yawe kandi nta gitangaza gihari kubona umuntu wakoreye ejo nawe umukoresha kurumva ushobora gukorera umuntu ibihe bigahinduka bwaca nawe akaza nawe ukamuha akazi byose birashoboka muri iyi si byose birashoboka ntaba afite iyo nkovu ku mutima mu gihe tuvuge ku rugero atari inkovu igaragarira hano hanze ibonwa na buri wese noneho akaba ari inkovu afite ku mutima agendana wowe wayimuteye tuzi ko wenda turi umwana mutoya nk'umuntu wagukubise ngo nturye igitaka akagukubita n'undi akagufata akakwaka akagwenda asa nk'ugushorera bwacu batambuka ugasura ukakiriya kurya iyo wagukubise niwe wagukijije kurya hari igihe ashobora kuba yaje gutuka ariko bikaguha umwanya wo gutekereza ukavuga ati ibitutsi nzabikira ryari kuri iryo jambo bwaca bigatuma uba umuntu ukomeye wa muntu nawe kuko baravuga ngo iyo hari bazaca umugani ngo uri umusozi ukarenga hejuru ngo ntugatembagaze ibuye amajepfo kuko hashobora kuba hari abandi cyangwa hari igihe bishobora kugirwa sura ugakenera kumanuka kurumva ni ukuvuga ngo aho uvuye uzi uhava neza uwo mubanye mubane neza uwo ukoresha umukoreshe neza uwo muturanye mubane neza urabona no mu buzima busanzwe haba n'umuntu mutoya kuko ushobora kubwira umuntu mutoya amagambo mabi ejo hari imbere ukamusanga aho ugiye ku bitaro ugasanga niba ukora ku muryango aho ugiye mu bundi buzima ukahamusanga burya nizo byiza burya baravuga ngo iminsi utegaminsi uvuga ngo iminsi izimara ngo n'ubugi bw'ishenyi n'ibikomeye zibimara niyo mpamvu utagomba kuvuga akaminura muhini ngo wamuja ahantu kuko umuntu uko utekereza kujya no guhemuka kuko ejo n'ejo bundi umusanga ushobora kudatwara imodoka tuvuge ushobora kumushakiriza amazi ariko umwana wanje akazayitwara kandi akagutwara iwe ni ku isi imeze rero niyo mpamvu bisaba iyo ubonye umuntu umenye ko afite mu ibanga n'umwana mutoya kure kumenya ngo uyuha kurarira minisitire kurarira depite ejo n'ejo bundi azakora ibintu bikomeye rero niyo mpamvu biriya byo kuvuga cyane urenguka ni amakosa noneho usanga abantu tugira imitima itandukanye duteye ugutandukanye wewe hari igihe ushobora kutaba ugikora usuzugura umuntu uri munsi yawe hakaba n'undi utabikora iwe akabona ko mu gihe imana imuzamuye ari uburyo bwo kugirira n'aba bari munsi ye niyo navuze ntaba zibanga byabaye urareba
abari bakomeye n'ibihugu byari bikomeye nigeze kubona mu myaka 2 ishize isi yose yishira hamwe ngo itabare ngo bagire iki ngo bagize ubukene abagira iki bigeze gutegeka isi bigeze kuba super puissance kuko kwa Amerika nibo hari abafilozofi bose bavuka ariko mu myaka 2 ishize Union Européenne iravuga ati tutabara ugira iki bwa Kenya bwawe nibaza kumva Kongo Zaire ya Mobutu yigeze gufasha abashinwa kurumva none rero abashinwa bageze kuri uyu munsi n'abantu nuko bimeze wa umuntu ureba hariya ukamureba uko utekereza niryo banga gutagufite icyo twaganiriye tusubireho mu kintu cyose uba no mu muntu aba ari mu ibanga rikomeye abafite ibanga rikomeye niyo mpamvu ari abagomba kuryubaha ukaritinya kuko ntubuzi uwo ari wejo bene wabo na Yosefu iyo babimenye ko azababera shebuja teba baramukoreye biriya natwe hari umuntu ureba ukaba umubona kuko ari umuntu udafite agaciro ukamureba nka bene wabo na Yosefu dufite abantu bareba nka bene wabo na Yosefu bakakabona ngo nakandu abo ni amakosa ejo uwo mupfukamira ejo yo kugaburira ejo yo kubera umwami ukamukomera amashi okay noneho ndagira ngo utubwire ibyiza biri mu kigeragezo urabona uhuye n'ikigeragezo nibihe byiza ugomba gusangamo mu gihe wahuye naco harimo ubakero habaze ngo harimo ibyiza wenda nibikomeye ibyiza birimo cyambere ni ishuri cyo cyambere ugomba kumenya ko mpaye niga aho bagiye kwiga icya kabiri ukamenya ko hari ibintu byaje bita recyclage ni ukuvuga ngo bari mu gutora amabido cyangwa amaplastike yashaje yego kurumva bakabifata bagasaba bakagenda bakabikoramo ibindi wumvishije bafata ibintu bya plastike byakoreshejwe bakabifata bakagenda bagasora bakabibyazamo ibindi bisha ni ukuvuga nawe mu bibazo ufite amateka ufite ushobora kuyafata ukayategura ukazayabyazamo ibindi byiza aho nanyuze kuri uba warize ukamenya uko umuntu abana n'abakire ukamenya ko umuntu yicisha bugufi ukamenya ko umuntu aganiriza abamuruta ukamenya ko umuntu aganiriza abatoya kurumva harya ku bitaro uzumenya kuko hariho n'abantu bakunda abandi kurumva niyo muri mu bitaro uri mu buzima bugoye siko ariko ubonye ukuntu baza kugaburira umuntu akaza akagaburira abatazi umutima w'urukundo w'impuhwe bijya nabyo birimo naje ndabyiga ndavuga ati hariya narwariye nabonye umuntu aza ampereza amazi yo kunywa ampa n'imbuto atazi ngo mvukahe byose si isomo naje ndavuga ati Imana nukura kuri kino gisasiro naje nzakorera abandi ikintu nakorera iyo ni ishuri kandi ubona harimo umugisha ni ukuvuga ngo rero situwasiyo yose hari igihe wisanga hariya waragiye kwigabura ngo uzaze ukorera n'abantu bariya bakora ubuhumaniteri bagenda bakora bafasha imbabare bafasha abantu bahuye n'ibibazo abenshi n'ibyo baracuye tuvuge ku